Ndabashuhuje inshuti bavandimwe, amahoro y'Imana nabane namwe. Amazina yanjye ni nge Dawidi. Ndasuhuza inshuti zanjye, abakunzi banjye dusanzwe tubana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Imana ibahe umugisha n'abankurikirana kuri televiziyo yitwa Dawidi TV. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Reka dusenge Imana uyu munsi wa none. Nifuje kuganira namwe ijambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo irengagize ibyo abantu bavuze, uha agaciro icyo Imana yavuganye nawe, kubera ko icyo Imana yavuganye nawe gikomeye kurusha ibyo abantu bakuvuzeho. Reka dusenge Imana ubundi twinjire mu ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye umunsi wa none. Uri mwiza Yesu, uri umubyeyi, uri umutabazi, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana y'abagufi n'abarebare, uri Imana y'ibikara n'inzobe, uri Imana y'abize n'abatarize, uri Imana y'abafite akazi ndetse n'abashomeri, uri umubyeyi, uri umutabazi. None rero mubyeyi mwiza, abari mu cyaro uri Imana yabo, abari muri Amerika uri Imana yabo, abari mu Bushinwa uri Imana yabo, abari muri Canada uri Imana yabo, abari i Cyangugu uri Imana yabo, abari i Gisenyi uri Imana yabo, abari muri Rutsiro uri Imana yabo, abari mu mujyi wa Kigali uri Imana yabo. Uri Imana y'abababaye, uri Imana y'ababa mu bukode, uri Imana y'aba mu nzu zabo, uri Imana ishoboye ibintu byose. Ntabwo urobanura ku butoni, mu mahanga yose wakubashye uramwemera Kristo. Mana nubishimirwe, uri Imana y'abize n'abatarize, izina ryawe nirishimwe. Uri Imana iruhura abarushe, uri Imana, uri umukiza, izina ryawe niryamamare. Ntabwo ukomwa mwunkokora, ingoma yawe ntabwo igihirima, izina ryawe mwami nirihabwe icyubahiro. Ni njyewe Dawidi rero nari nkwinginze kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zibe kuri njyewe, ntaba ari njyewe ahubwo wowe wampamagaye, wowe wemeye ko mbuwondi uyu munsi aba ari gukora imirimo n'ibitangaza. Ngaho humugisha buri muntu wese udukurikiranye, mu izina rya Yesu ahabwe umugisha nawe, amen. Imana ihe umugisha wowe wemeye kubana nanjye. Kandi reka tuganire kuri iri jambo ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo irengagize ibyo abantu bavuze, uha agaciro icyo Imana yavuganye nawe. Icyo Imana yavuze gikomeye kurusha ibyo abantu bavuze. Icyo Imana yavuganye nawe gikomeye kurusha ibyo abantu bakuvugaho. Imana ishimwe. Abantu bavuga nk'abantu, Imana yaza kuvuga ikavuga nk'Imana. Imana ishimwe. Kandi abantu iyo bakubonye babona ko bitazemera, Imana yakureba ikabona bizemera. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Bami ba kabiri bice byaho 19 murongo waho wa 35. Imana ishimwe. Kandi dusome 32. Abango nicyo cyatumye Uwiteka avuga iby'umwami wa Ashuri ngo ntabwo azagera kuri uyu mugwa, kandi ntazaharasira umwambi we, haba no kuhiyerekanira n'ingabo ye. Imana ishimwe. Kandi ntazaharunda ikirundo cyo kuriraho. 33 haravuga ngo inzira yamuzanye niyo izamusubizayo. Ntabwo azagera kuri uyu mugwa, niko Uwiteka avuga. Nzarinda uyu mugwa nkukize ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi, amen. Dusome nanone muri Yeremiya igice cyaho cya mbere murongo waho wa 19. Yeremiya igice cya mbere umurongo waho wa 19. Haravuze hati bazakugwanya ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuze. Turasubiramo, bazakugwanya ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga, amen.
nanone dusome ijambo ry'Imana riri muri Yesaya. Ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice byaho 48 umurongo waho wa 11. 48 umurongo wa 11. Haravuze hati 11. Haravuze hati ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa, kandi icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Amen. Imana ibahe umugisha nshuti bavandimwe. Uyu munsi wa none nateguye ko twaganira ijambo ry'Imana rifite iyo sanganyamatsiko ivuga ngo irengagize ibyo abantu bavuze, uha agaciro icyo Imana yavuganye nawe. Kimwe mu gikozeho abantu, kimwe mu gituma abantu benshi batabona ineza y'Imana cyangwa bajya mu by'Imana bakabibamo igihe gitoya bakananirwa bakarambirwa, ni ukwibagirwa icyo Imana yavuganye nabo, ahubwo bagakurikiza ibyo abantu babavugaho cyangwa babavuzeho, ntibagire ubwoba bw'icyo Imana yavuze, ahubwo bagatebwa ubwoba bw'ibyo abantu babavugaho. Dusomye amagambo y'Imana. Iki ni igihe Imana yavuganye n'Abisiraheli irangije irababwira ngo izabagirira neza. Twasomye mu Bami ba kabiri 19:32 niho twahereye. Irababwira ngo mu gihe cy'imvura, imvura ntabwo izabanyagira, nzababera umutaka. Kandi irababwira ngo mu gihe cy'izuba, izuba ntirizabica, nzababera umutaka. Kandi irababwira ngo nimuca mu mazi ntabwo azabatembana. Irababwira ngo mu gihe cy'intambara ntabwo muzagwana ubwanyu, njyewe nzabagwanirira. Abisiraheli barangije baribagirwa, bibagirwa icyo Imana yavuganye nabo, bararengwa. Bamaze kurengwa, ariko uyu umwami wa Hashuri aza gukora ikosa ryo gutera abavuzweho n'Imana. Muri iki gihe Abisiraheli bari bayobowe n'umugabo bitwa Hezekiya. Hezekiya yari umwami w'Abisiraheli, ari we ubayoboye. Noneho umwami wa Hashuri ntiyaza kumvikana n'umwami w'Abisiraheli wari ubayoboye muri iki gihe, ariko Abisiraheli bari baravuye ku Mana, baribagiwe icyo Imana yari yarabavuzeho. Uyu mwami Hezekiya yahagaze mu cyuho cy'Abisiraheli, niwe ntiyavuye ku Mana, yakomeje kugumana n'Imana, yakomeje kubana n'Imana. Umwami Hezekiya Bibiliya ivuga ko yari umunyembaraga, kandi mu buzima busanzwe yari afite abasirikari cyangwa se abo yari yarabatoje ibikoresho by'urugamba yari abifite. Bivuze ngo ntaho yari ahuriye n'umwami w'Abisiraheli Hezekiya, ariko icyo Hezekiya yarushaga umwami wa Hashuri yamurushaga Imana. Hezekiya amaze gutegwa, arangije arambika ivi hasi, arasenga, ahamagara Imana. Imana yumva gusenga kwa Hezekiya. Hezekiya arangije ngo atuma intumwa ze ku muhanuzi witwa Yesaya, aramubwira ngo duhamagarire Imana, ahari yakumva gusenga kwacu, ikibuka icyo yatuvuzeho, yarangiza ikadukiza amaboko y'umwami wa Hashuri. Nuko aya magambo yavugiwe mu kanwa k'umukozi w'Imana Yesaya, ariko Imana ivugiye muri we iravuga ngo nicyo gitumye Uwiteka avuga iby'umwami wa Hashuri ngo ntabwo azagera kuri uyu mugwa, haba no kuhiyerekanira n'ingabo ze, ngo inzira yamuzanye, umwami wa Hashuri niwe mvuze, ngo niyo izamusubizayo, ngo nzarinda uyu mugwa ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Imana ishimwe. Hezekiya arangije aha agaciro icyo Imana yavuganye nawe. Yaraziranye n'Imana mu mvugo,
mvugo Imana iza kuvuga ko izabarinda bageze mu bibazo, izabarinda bageze mu ntambara, yongera guhura n'Imana noneho ije mu bikorwa. Imana iza kuvuga ngo inzira yazanye umwami wa Hashuri ngo ni nayo izamusubizayo. Imana ishimwe, Imana kandi ihabwe icyubahiro. Abantu bavuze ko bitazemera ku buzima bwawe, ariko ibyo abantu byirengagize uha agaciro cy'Imana yavuganye nawe. Abantu bajya bavuga amagambo, babona amagambo bavuze adahagije bakiyongeza bakavuga ubugambo, babona ubugambo bavuze budahagije bakagerekaho n'ubujajwa. Ndagira ngo nkubwire ngo hejuru y'amagambo y'abantu hari ijambo Imana ijya ivuga. Iri jambo Imana iyo yarivuze amagambo y'abantu araceceka. Iri jambo Imana iyo yarivuze ibyo abantu bavuze biteshwa agaciro. Ndagira ngo nkubwire ngo igihe kimwe Imana yabwiye Mose, iramubwira ngo muri Egiputa hari abantu barimo barasenga, kandi aba bantu numvishe ijwi ryabo rinsaba ko nabarengera. Genda ubwire Farawo umubwire ngo arekura abantu banjye bagende. Mose ageze yakora uko Imana yamubwiye, ngo afata Abisiraheli abakura muri Egiputa arabasohora bageza ku nyanja. Bageze ku nyanja babura inzira, barebye haruguru babona Farawo n'ingabo ze zose zije zibakurikiye. Abisiraheli baritotomba babwira Mose ngo ariko Mose topene taya sire san ati wanze kureka ngo tuzapfire muri Egiputa uje kutwikira ahangaha. Imana irangije yarabyumvaga. Mose abwira Imana ngo Abisiraheli bari kumbwira ngo mbese inzira iri hehe. Imana ibwira Mose ngo nawe koko nawe nabwiye ko ndi Imana ishobora byose. Iramubwira ngo bwira Abisiraheli bakomeze bagende, nahatari inzira ni mu kwanjye. Imana ishimwe, mu buryo bw'umubiri nta nzira yari ihari. Imana ihabwa icyubahiro. Iramubwira ngo Mose we rambura ukuboko, nahatari inzira ni mu kwanjye. Ndagira ngo mvugane nawe unkurikiranye. Wowe iyo urebesheje amaso ubona iby'Imana yavuganye nawe bidahari, ariko icy'Imana yavuganye nawe gikomereho. Nahatari inzira ni mu kw'Imana. Aho ushakira inzira ntuyibone, Imana yiharebye ihabona inzira. Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo mvugane nawe, hagarara mu byiringiro bikomeye by'umukiranutsi. Iyo umukiranutsi ahagaze mu byiringiro bikomeye nk'ibyo Dawidi ahagazemo ari ibwami kwa Sawuli, igihe Sawuli yamubwiraga ngo uriya mu Filisitiya mu bwana bwe, uhereye mu bwana bwe yaragwanaga. Dawidi yahagaze mu byiringiro bikomeye by'umukiranutsi. Arangije abwira Sawuli, aramubwira ngo igihe nari ndi mu ishyamba ndagiye inama za data, idubu ryarazaga nkarishanyaguza rigapfa. Intare yo yazaga ishaka gukura umwana w'intama muzo nabaga ndagiye, narayisumiraga nkayifata nkayikura umwana w'intama mu kanwa. Yansumira ishaka kunya ngo nkayifata ugwasaya ngo nkayishanyaguza ikaba igapfa. Abwira Sawuli amagambo akomeye. Aramubwira ngo iyabanye nanjye ikanyiza iminwa y'intare, ikanyiza intare, ikanyiza idubu, uwo mu Filisitiya utarabatijwe mu mazi menshi araza gupfa nka ya ntare yapfuye, cyangwa nka ya dubu yagize gute yapfuye. Tukiri ahangaha, ntugakore ikosa ryo gutakaza ubuhamya bw'ahashize. Unkurikiranye, ntugakore ikosa ryo gutakaza ubuhamya bw'ahashize. Imana ishimwe, ubuhamya bw'ahashize, kurinda ubuhamya bw'ahashize ni intsinzi y'umukristo imufasha kunesha ibyo agezemo umunsi wa none. Imana ishimwe. Kandi ubuhamya bw'ahashize nugira amahirwe Imana ikagutiza imbaraga zica intare, ntugakore ikosa ryo gutakaza intumbi y'intare, ahubwo uzakingurira icyumba cyiza, nurangiza ugishyiremo ya ntumbi y'intare. Imbwa niza uzayibwire, uzakingure cya cyumba wabashije gushyiramo ya ntumbi y'intare, uyibwire ngo wambwa we n'intare zarapfuye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Rinda neza ubuhamya bw'ahashize, nugatakaza imirimo y'Imana yakoze ahashize. Ni intsinzi y'umukristo. Iyo umukobwa ahagaze mu buhamya bw'ahashize ntabwo agira ubwoba bw'imyaka 30 afite atarashaka. Arebera Imana mu mirimo ya kera
akavuga ngo yandokoye urupfu rukomeye na n'uyu munsi iracyahari. Imana ishimwe. Iyo umusore ahagaze mu buhamya bw'ahashize, iyo ageze mu gihe cyo kubura inkwano, aravuga ngo Imana yacu ishoboye ibintu byose. Imana ishimwe. Iyo umukobwa ahagaze mu byiringiro bikomeye by'umukiranutsi, afite imyaka 35, ajya abasha kureba ibiri imbere bitarasohora, bitaraba, agaha agaciro icy'Imana yavuganye nawe. Ikintu Imana yavuganye nawe nicyo gikomeye. Wigira ubwoba ku by'abantu bakuvuzeho. Wa mubyeyi we, wigira ubwoba ku by'abantu bakuvugaho. Baravuze ngo ntuzashaka, ariko wibuke ko Imana yari yaravuganye nawe ko uzashaka, kandi bivuga babandi bavuze ko utazashaka bataravuga. Imana ishimwe. Wa mukobwa we, Imana wiyirebera mu buzima uhagazemo uyu munsi, ahubwo yirebere mu byo yakoze ahashize. Wa mubyeyi we, bavuze ko utazabyara, Imana ishimwe, ariko wibuke ko Imana yavuganye nawe ko uzabyara. Rebera Imana mu byo yakoze ahashize. Iyatumye ushaka ni nayo ije gutuma ubyara. Bavuze ko utazakira, bavuze ko uzapfa uri uko nguko nyine, ariko ibyo abantu bavuze byirengagize. Uha agaciro icy'Imana yavuganye nawe. Icy'Imana yavuze kirakomeye. Imana iza kubwira Hezekiya, iramubwira ngo inzira yamuzanye umwami wa Ashuri ni nayo izamusubizayo, ngo nzarinda uyu mugwa nkukize ku bwanjye no kubw'umugaragu wanjye Dawidi. Umukiranutsi umwe cyangwa umuntu uhagaze mu byiringiro bikomeye by'umukiranutsi ajya abasha kubera urufunguza abandi, ajya abera umugisha umudugudu wose, ajya abera amahoro umudugudu wose. Imana ishimwe. Nuko ngo Imana yahise yohereza abamarayika baza kugwana n'ingabo z'umwami wa Ashuri. Ikibayizi ingabo zari zirimo zitegereje gutera abavuzweho n'Imana, ngo nuko Imana yohereza abamarayika bagwana n'izi ngabo zose zirapfa. Imana irangije itegeka umwami wa Ashuri ngo asubire inyuma agiye mu rugo iwe. Yaje kwicwa n'inkota kandi apfa yishwe n'umuhungu we. Ndagira ngo nkubwire ngo icy'Imana yavuze nicyo gikomeye kurusha ibyo abantu bavuze ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Kandi inzira yabizanye aba ari nayo ibisubizayo. Twasomye ijambo ry'Imana muri Yeremiya, riratubwira ngo bazakugwanya ariko ntibazakubasha, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkukize. Ni Uwiteka avuga. Abarozi bazakugwanya, abantu bazakugwanya, abanyeshyari bazakugwanya, ariko ntibazagushobora. Imana yavuganye nawe. Yabwiye Yeremiya ngo ndi Imana irinda ijambo ryanjye, nkaririndana n'uwo naribwiye, kugira ngo ngire gute ndisohoze kugeza igihe risohoreye. Icy'Imana yavuganye nawe wa mukobwa we izagisohoza. Giha agaciro icy'Imana yavuganye nawe wa musore we izagisohoza. Giha agaciro icy'Imana yavuganye nawe wa mubyeyi we. Imana yigeze imbwira ijambo rikomeye mba ku musozi wa Kanyarira. Irambwira ngo Dawidi we, ntabwo igisubizo kijya kibanza igisubizo, ahubwo ibibazo bibanza igisubizo, kugira ngo uwakubonye mu bibazo nakubona mu bisubizo azavuge ngo bujya yari Imana. Imana ishimwe cyane. Ibibazo uhagaze mu munsi wa none ni inzira y'igisubizo Imana ishaka ko kigera ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Inzira yazanye uwo mwuka wo kutabyara aba ari nayo iwusubizayo. Inzira yazanye uwo mwuka w'ubukene aba ari nayo iwusubizayo. Inzira yazanye umwuka w'amagambo ukuriho aba ari nayo iwusubizayo. Inzira yazanye umwuka w'ubugwayi aba ari nayo iwusubizayo. Inzira yazanye igisuzuguriro kuri wowe aba ari nayo igisubizayo. Inzira yazanye amadeni aba ari nayo igisubizayo. Narindi ku ijambo rivuga ngo irengagiza ibyo abantu bavuga, uha agaciro icy'Imana yavuganye nawe. Imana ishimwe. Kandi Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Bazakugwanya ariko ntabwo bazakubasha. Ikintu Imana yavuze nicyo gikomeye. Ikintu Imana yavuze ku buzima bwawe nicyo gikomeye, nicyo gikomeye. Imana ishimwe. Kandi Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Niyo igira ikirema, kandi iyo imaze kukirema iragikomeza. Twasomye ijambo ry'Imana nanone riri muri Yesaya ibice 48 murongo wa 11. Ryatubwiye ngo arabasubiza ati, igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizaranduka. Imana ishimwe.
muri Yesaya hatubwiye ngo ku bwanjye nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Imana ishimwe, ku bwanjye nzabyikorera. Imana igira ibintu yikorera, Imana igira ibintu yegezayo, Imana igira ibintu ikora abantu badahari, Imana igira ibintu ikora abarozi bari bazi ko bitazakunda, Imana igira ibintu ikora abanyamagambo bari bazi ko bitazemera, Imana igira ibintu ikora abavuze ko bitazashoboka babone bagihari. Imana ishimwe. Ariko nta kintu kibaho nk'iki kintu Imana iba yakoze. Abarozi hari igihe bajya baroga umuntu bakamubwira ngo ntabwo azabyara, Imana yarangiza ikavuga ngo azabyara, kugira ngo Imana ibababaze neza bagihari, barangiza bakabona wa wundi bavuze ngo ntazabyara avuye kwa muganga ateruye uruhinja mu ntoki, kandi bari baravuze ngo ntuzabyara, n'amafaranga yabo barayatanze ngo ntuzabyare, bakabona uvuye gukingiza. Umwana arimo araririra mu mugongo cyangwa arimo arasekera mu mugongo, baguherekeje uvuye gukingiza. Icyo kibabaza abarozi bikomeye cyane, kibabaza bavuze ngo ntuzabyara. Imana ishyira ikinyuranyo ku by'abantu bavuze kuri wowe. Nta kintu kibabaza abanyeshyari cyangwa abaziritsi cyangwa abarozi nko kubona umukobwa bavuze ngo ntazashaka, bajya kubona bakabona yakoze ubukwe ari kumwe n'umugabo we, maze ntago babura ukundi kuntu babihindura. Iyo babonye wakoze ubukwe barabihindura bakavuga ngo noneho nubwo yakoze ubukwe ntabwo azabyara. Ejo bakabona uvuye kwa muganga uvuye kubyara, ukahita unabemeza ukabyara neza batakubaza, kugira ngo utazahora kwa muganga bakavuga ngo ni ya miti yabo yakoze. Imana ishimwe. Kandi agaciro icy'Imana yavuganye nawe, agaciro icy'Imana yavuganye nawe kugira ngo ibi kibashe gusohora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ku bwayo izabikora. Igira ibintu ikora badahari, igira ibintu ikora abantu baravuze ko bitazakunda, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka dusenga Imana. Weho wavuganye n'Imana, agaciro icy'Imana yavuze izagisohoza. Wowe Imana yabarakubwiye ko uzashaka, agaciro icy'Imana yavuze. Imana yaba yarakubwiye ko uzabyara, agaciro icy'Imana yavuze. Imana yaba yarakubwiye ko uzakira ubwo burwayi bwawe, agaciro icy'Imana yavuze. Izabikorera kwiyubahisha no kwihesha icyubahiro kwayo. Amena. Shala wiri gide bone manda. Uri Imana ikiza, uri Imana ivuguruza imigambi y'abadayimoni, uri Imana ivuguruza iby'abantu bavuze. Topene taya widimora. Uri Imana abantu bajya bakavuga ko bitazashoboka, ukavuga ngo bizashoboka. Ribo shendere bene kotaya manda. Ndagushimiye. Hari abantu bagiye kugirirwa neza nawe, hari abantu bagiye kubona neza yawe. Iyo warambuye ukuboko birakunda. Rambura ukuboko kubabuza urubyaro, rambura ukuboko ku bagwayi, rambura ukuboko ku bakene. Iyo warambuye ukuboko ku bakene bahindurirwa izina bakaba bakire. Iyo warambuye ukuboko ku banyabibazo ibibazo birahagarara. Iyo warambuye ukuboko ku bakobwa bahindurirwa izina bakaba abagore. Iyo warambuye ukuboko ku bagabo bahindurirwa izina bakaba abagabo b'abanyacyubahiro. Iyo warambuye ukuboko ku bakobwa nabo bahindurirwa izina bakaba abagore. Mana rengera buri muntu wese wavuganye nawe. Kandi Mwami Imana, abantu benshi bakuzi mu mvugo, reka bakumenye mu bikorwa mu izina rya Yesu. Ngwino usohoze ibyo wavuganye n'abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagushimiye Mwami Imana ko wumvisha gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.